ko ikirenge cyose kiri fiti, ikirenge cyose kiri fiti, hano ryose ryaje uko ikirenge giteye, urabona ukuntu bimeze, ibi byose bigiye bifungafunzemo gutya, urabona ko aha ntirirambuye, n'aha ntabwo rirambuye, n'aha ntabwo rirambuye, n'aha. Ngomba rero kureba iyi mihiro mubonamo yose, iyi ngiyi igomba kugenda irambuka neza ku buryo isogisi riza rigafata ryose rirambuye. Isogisi ryose ku buryo iyi mihiro yose igomba kuba itarimo yavuyemo, noneho ukumva ko ryose rifitinga nta hantu. Utabimenyereye rero ushobora no kumara isaha yose urimo wambara ayo masogisi. Bisaba imbaraga, bisaba umwanya uhagije, rero kuyambara byoroshye kuruta kuyakuramo. Kuyakuramo noneho byo biragora cyane, ushobora kumara isaha urimo uryiyambura cyangwa se isaha ikarenga. Iyo udafite rero umuntu uri gukuriraho, ushobora no kudapfa kuryiyambura. Kanze mbere kuko bimeze rero, uburyo nafitinze, uburyo rimeze, reka nze mbibereke murebe ukuntu hano ryabaye fiti rwose. Namaze kuryiyambika neza cyane, nkuko nabibabwiye, kuryambara biroroha, rifata umwanya, nkuko nababwiye ngo biragora pe, ariko noneho iyo tugeze mu kuryiyambura biragora kurenza. Waza gushaka ugufasha kugira ngo urivanemo. Ryafitinze, urabona ko ryafitinze ukuguru, urabona ko byafitinze ukuguru kose, isogisi ry'imitsi nguko uko riba rimeze, byafitinze rero byose. Ubungubu rwose, ubungubu ndaza kumva ameze neza cyane, ndirirwa numva ameze neza nta kibazo, ntabe no kundi, ntabwo ari imitsi iri bwunge, nta na kimwe, nta kibazo ndi bwumve ku kuguru. Ukuguru kumwe ndakurangije, rero njye kwambara ukundi, njye kureba wahanga, njye kongera rero nambike ukundi kuguru. Ubu ngubu ndumva ukuguru namaze kwambika bimeze neza cyane, ngiye kwambika ukundi kuguru. Nawe ukurikire urebe niba imitsi yarakuzonze nawe kurya, urebe uburyo uzabirwanya. Amasogisi rwose wewe mpita numva ameze nk'umuntu wakoze siporo y'ingufu, kubera ko biragoye, ntabwo byoroshye. Rega nta kazi katagora, ibi nabyo ni akazi gakomeye pe, ni akazi gakomeye. Urabona noneho ukuntu ahangaha n'ubundi ni hahandi mu gatsinsino, noneho ahangaha ubu ngiye kurwana nayo nyakurure ku buryo ukuguru kose kuba kwambaye neza. Byoroshye. Ubu ndi kurwana naryo kugira ngo mva ukuguru kose ndikurure ribe rifitinga. Ubona ko na hano byamaze kuba genda neza. Rega
mwabibonye rero, mwabibonye yuko amaguru yose nambaye amasogisi. Mwabibonye ko amaguru yose yambaye amasogisi.